Muraho neza. Amazina yanjye ni Murekatete Joseline. Ndi umukobwa w'imyaka 27 y'amavuko. Nishimiye kubagezaho ubuhamya bwanjye bw'inkuru yambaye iteye ubwoba kandi iteye n'agahinda, aho agahinda k'ubupfubyi, kwizera umuntu bishobora kukugeza aho utazi, Imana itakubaye hafi. Ubuzima bwanjye bwose ntabwo mbuzi mu rugo rw'ababyeyi cyangwa mu kiganza cy'umubyeyi unyereka urukundo, ahubwo mbuzi mu muryango w'amatafari ashaje atukura y'ikigo cy'imfubyi cyari giherereye mu ntara imwe y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Nari imfubyi kuva nkiri uruhinja. Nakuze mbona abandi bana baturanwa n'imiryango itandukanye bakagenda, ariko njye narahagumye. Ntabwo byambabazaga cyane kuko nari nshyigikiwe na Padiri Yohani. Padiri Yohani ntiyari umuyobozi w'ikigo gusa, kuri njye yari Imana isa n'umuntu. Yari umugabo ufite ijwi rituje risesuye n'amaso yuzuye impuhwe. Ahari wasanga ariko nabitekerezaga kuko namukundaga bihebuje. Igihe abandi bana babaga bakina umupira, njye nicaranaga nawe mu biro bye, akanyigisha amateka y'abatagatifu n'uburyo bwo gutanga igitambo cy'umutima gitunganye kandi gifite imbaraga zidasanzwe. Namwizeraga kurusha uko nizeraga umutima wanjye. Padiri Yohani namufataga nk'umubyeyi, inshuti yanjye magara, ndetse namufataga nk'Imana yo ku isi. Kuva nkiri umwana yaranyitangiraga mu buryo budasanzwe. Niyo abandi bana babaga bagiye kuryama, we yarampamagaraga akanyicaza ku bibero bye, akambwira inkuru z'abatagatifu, akanyizeza ko Imana imfitiye umugambi ukomeye cyane kuruta uwifitiye abandi bose. Ndetse n'iyo nabaga ndwaye, niwe wagumaga iruhande rwanjye nijoro, akansomeza amazi y'umugisha, akampumuriza mu ijwi rye n'indoro ryuzuye impuhwe. Nakuze nizerera mu magambo ye nk'ay'intumwa. Iyo namurebaga mu maso, namubonagamo ubutagatifu. Yanyigishaga gusoma Bibiliya, akampa amasakaramentu, akanyizeza ko ndi umwana w'Imana wuzuye. Ndamubonagamo umugabo w'inyangamugayo, wangarurira icyizere mu bupfubyi bwanjye, ariko wari ufite amabanga y'ijuru mu ntoki ze. Nyamara uko nakuraga, niko nawe yagendaga ampindura igikoresho cye buhoro buhoro, atitaye ko ndi umwana. Ngejeje imyaka 15, yatangiye kujya amfata akanyumvisha ko mfite amaraso adasanzwe. Kuko yakomeza kubimbwira cyane, nanjye byageze ntangira kumva ndi udasanzwe. Gusa naririndaga kubyereka bagenzi banjye kuko byashoboraga kuzamura umwiryane mu bandi bana, cyane cyane ko nari n'umukobwa w'inkumi. Bashoboraga gutekereza ko Padiri ashobora no kwankoresha izindi ngeso mbi, harimo nko kunsambanya, nubwo atari ko byari bimeze rwose, cyane cyane ko abapadiri tububaha nk'intumwa z'Imana ku isi. Yambwiraga ko kugira ngo nzagere ku rwego rushimishije mu by'umwuka, ngomba kujya mwemerera akansiga amavuta yihariye mu gicuku. Iyo igicuku cyageraga, yanjyanaga mu cyumba cye cy'isengesho giherereye munsi ya altari y'urusengero. Iyo yabimbwiraga, namukurikiraga ntamushidikanyaho, nishimiye ko umuntu nkawe ambona nk'uw'agaciro. Sinigeze menya ko ayo mavuta yanukaga nabi, yari ayo kunshyiraho ikimenyetso cy'umwijima ngo abadayimoni bazanyigarurira igihe kigeze. Ngejeje imyaka 17, ubucuti bwacu bwari bugeze ku ndunduro. Naramukundaga, naramwubahaga, ndetse niyo nabaga nacumuye, nihutiraga kumusaba penitensiya, nawe akayimpa vuba vuba, ambwira ngo humura umwana w'Imana, kandi ko kuri udasanzwe nk'uko yahoraga abimbwira. Yarambwiraga ati, Joseline, urabura gake ngo ube umutagatifu wemewe. Ubupfubyi bwawe ntabwo bwaje gutyo gusa, bwari uburyo Imana yaguteguriye kugira ngo uzabe igitambo cy'impumuro nziza. Nanjye nkasekamo, nkabwira ko niteguye gukora icyo ari cyo cyose yansaba kugira ngo nshimishe Imana ye. Nari umukobwa mwiza muremure w'inzobe itoshye cyane, ariko mu mutima nari umwana w'imfubyi waguzwe n'urukundo rw'ikinyoma. Sinari nzi ku myaka 17 yose twari tumaranye, yari ayimaze inkoresha ndera nk'uko umworozi yorora itungo rye. Yangaburiraga amagambo y'ijuru mu gihe yateguraga umubiri wanjye kuba umunyu wo mu ruzi rw'umuriro. Ngejeje imyaka 17, ibintu byatangiye guhinduka. Padiri Yohani yatangiye kujya amfata mu buryo bwihariye. Yangaburiraga amagambo y'ijuru mu gihe yateguraga umubiri wanjye kuba umunyu wo mu ruzi rw'umuriro. Ijoro ryo ku isabukuru yanjye y'imyaka 17 riri hafi kurangira, ubwo nari ngiye kwinjira mu mwaka wa 18, nibwo yaje mu cyumba cyanjye, maze mu ijwi ryuzuye imbaraga ntari narigeze numva, arambwira ati, ngwino mwana wanjye, ijoro ryo kwitangira umurimo nyakuri rirageze.
Altar iragutegereje mu ndiri y'ikuzimu. Narahagurutse ndamukurikira nishimye ko ubupfubyi bwanjye bugiye kurangira mpawe umurage w'umwuka. Sinari nzi ko umurage yari agiye kumpa ari ukunshyira mu menyo y'abadayimoni bari bamaze imyaka 17 bantegereje. Naha dusubikiye igice cya mbere cy'ubuhamya bwanjye uko padiri yanjyanye ikuzimu. Nkaba mbashimira uburyo mutwereka ko mudukunda kandi mbashishikariza gukora like, share na comment. Kandi niba hari n'undi muntu ufite ubuhamya yifuza ko dusangiza abakunzi bacu, yatwandikira kuri nimero ya WhatsApp ariyo 078117 226 429. Murakoze.